Umuhanzi Bruce Melody yongeye kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo guhiga ubutwari mugenzi we The Ben ndetse n'umujyanama we Muyoboke Alex ababatiza amazina ashingiye ku nshuro bagiye bagwa mu ruhame imbere y'abantu. Ibi yabihereye ubwo Muyoboke Alex yaguye imbere y'abantu benshi hari mu Kuboza mu mwaka wa 2025. Ni mu gihe yari yitabiriye ikiganiro n'abanyamakuru cyateguraga igitaramo The New Year Groove cyabereye muri Camp Free Zone ni mu mujyi wa Kigali. Nkaho bidahagije, The Ben nawe yaguye ku rubyiniro ubwo yari arimo gutaramira i Nyamata mu Bugesera mu gitaramo cya Summer Country Tour giherutse kuba muri weekend. The Ben yaguye hagati mu gitaramo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Bruce Melody ntago yabahereje, yazuye akaboze asetsa bamwe ashotora abandi. Umwe amwita Mugwaneza undi amwita Rugwiro, amazina yavuze mu buryo bwo kugereranya nk'uko abo bombi baguye. Arangije ati tariki ya 4 Nyakanga 2026 gahunda ni ukugwirirana. Ndi ubutumwa benshi bafashe nko gukomeza gushotora The Ben mbere y'igitaramo cya Summer Country Tour. Ni igitaramo giteganijwe kuba muri iyi weekend ni mu karere ka Rubavu. Nyuma y'iyi post ya Bruce Melody ntabwo yamazeho umwanya munini kubera ko yaje kuyisiba, ariko The Ben yaje kuri postinga aravuga ati Rubavu Urugwiro is coming, abazaniye urugwiro ngo twese tugwirirane, history in making. Iyi ni intambara hagati ya The Ben ndetse n'umuhanzi Bruce Melody ikomeje kugenda itutumba mu gihe ibitaramo Summer Country Tour byo bigiye gusoza. Ariko Bruce Melody we ari mu bihe bitamworoheye nyuma yo gukekwa ko yatandukanye na Coach Gaël, ariko byagizwe ibanga ngo ibitaramo bya Summer Country Tour bigende neza. Byongera kuvubura inkuru z'uburyo Bruce Melody asa n'uwatereranwe n'abakoresha be. Kora subscribe kuri Rwanda Live. Inkuru zitandukana rya Coach Gaël na Bruce Melody ryatangiye kuvugwa mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi. Gusa icyo gihe impande zombi zahakanya ayo makuru yitandukana ryabo. Mu kiganiro n'itangazamakuru gitegura ibitaramo bya Summer Country Tour, umuyobozi wa 155 AM Kenny Mugarura yabajijwe impamvu muri Kigali Universe nta mafoto ya Bruce Melody kimanitsemo. Avuga ko bagenda bahindura amafoto amanikwamo, bityo na ya Bruce Melody akaba yarahinduwe. No kwitegura gukora ibitaramo bya Summer Country Tour, yavuze ko mu bantu bakorana abizi neza ko harimo benshi bikundira The Ben kandi baba bifuza ko The Ben ahora atsinda. Mu myaka inishize ubwo yinjiraga mu muziki, Coach Gaël ubundi yari yaje agiye kumutera nkunga wa The Ben, ariko ntago byaje kugenda neza. Baje gushwanira ku ndirimbo ya mbere bari bagiye gukorana, hanyuma The Ben na Diamond barayikorera. Nyuma yaho nibwo Coach Gaël yaje guhita atangira gukorana bya hafi na Bruce Melody muri bitaramo bizenguruka igihugu. Bruce Melody ari kubikora ahagaze wenyine, yaba mu buryo bwo gushyigikirwa ndetse n'uburyo bwo gukingirwa ikibaba. Ushobora kwibaza uti niyihe mpamvu Bruce Melody ameze nk'umwana w'imfubyi muri iyi minsi? Kuva mu karere ka Musanze kugera mu karere ka Bugesera, Bruce Melody ari kugenda wenyine, nabo muri management ye ntabwo barimo kumwikoza. Muri sound check yo mu karere ka Musanze, Bruce Melody nibwo yari afite abantu ugeranije n'ahandi uko yari kumwe n'abantu 4 barimo Jado Kabanda washinze igitangazamakuru cya Isibo, ndetse bakaba baranakoranye kuva kera. Ku munsi w'igitaramo, Bruce Melody yazanye n'abantu 2 bonyine ndetse n'ushinzwe kumucungira umutekano uzwi nka Mubi. Mu karere ka Nyagatare ho, Bruce Melody yazamukanye na bande ndetse na Mubi umucungira umutekano gusa. Icyakora hageze yaje kwahura na Africa Amani uri gutegurira ibitaramo. Mu ijoro ryaho nk'uko n'ubundi yari yaje ameze, yagiye ku rubyiniro gukora sound check ari wenyine. Icyakora hageze hari abatekinisiye bagenzura iby'amajwi barimo baganira, aba nibo bari bahari gusa. Ku munsi w'igitaramo Nyagatare ntibyasaga nk'ibitandukanye n'ibyabereye Musanze, gusa ahubwo muri after party yabereye Nyagatare, Bruce Melody yaraje hamara iminota mike arongera ahita yigendera.
mu binjiye mu kabyiniro kabereyemo ibyo birori bemeza ko Bruce Melody yasaga n'uwateranwe na Kenny Mugarura ndetse na Coach Gaël kuko barimo biganira n'abarimo Muyoboke Alex. Bruce Melody bamutereranye ameze nk'umwana w'imfubyi wigunze. Nk'aho ibyo bidahagije, mu karere ka Bugesera Bruce Melody yahaje asanga Coach Gaël wari waje muri sound check bwa mbere. N'ubundi Bruce Melody ajya kuganira n'abashinzwe iby'amajwi, Coach Gaël nawe arimo aganira n'abandi. Mu minota iri hagati ya 15 na 20 Coach Gaël yaganiriye na Amani na Bruce Melody hanyuma ahita agenda. No kwashize indi minota nk'icumi Bruce Melody ajya ku rubyiniro akora sound check. Ubwo yazaga mu gitaramo Nyamata nabwo yaje ashagawe n'abarimo abafana be ndetse na bisi yari irimo bandi iri gucuranga muri ibi bitaramo. Muri after party n'abandi bayobozi ba 155 AM barimo basangira inzoga na The Ben ndetse n'abandi bari muri team ya The Ben. Icyo gikundi Bruce Melody ntiyakibonetsemo. Ibi bigaragara yuko Bruce Melody asa n'uwatereranwe. What Wave ni kimwe mu bisata byashowemo imari na Coach Gaël bituma bamwe mu bakozi bagakwiye kuba bari kumwe na Bruce Melody biruka mu bikorwa by'imitegurire y'igitaramo cya Summer Country Tour. Amani Africa niwe uri ku ruhembe rw'imigendekere myiza y'iki gitaramo, kandi niwe wabaga ari hafi ya Bruce Melody bajya inama z'uko bagomba gukora n'uburyo bagomba gukoramo ibintu byabo. Uhuje imfura Claude n'undi muntu wabaga hafi Bruce Melody. Nubwo afite undi muhanzi areberera inyungu, ntabwo yaragihuza na Melody kubera ko n'abari mu bari gutegura ibi bitaramo. Kenny Mugarura, Coach Gaël, aba ni abayobozi b'abateguye ibi bitaramo, bivuze ko nabo baba bafite byinshi birukamo kugira ngo ibitaramo bigende neza. Bruce Melody ese yaba yaratereranwa ate? Mu bagakwiye kuba bamuba hafi. Ibitaramo bya Summer Country Tour birenze imyidagaduro, ahubwo harimo no guhangana ku bahanzi babiri barimo The Ben ndetse na Bruce Melody. Muri iryo hangana ryabo ntabwo Bruce Melody yabonye ubufasha buturutse mu bantu bakorana, ahubwo aho kumufasha byagaragaraga ko barimo batera ingabo mu bitugu umuhanzi The Ben. Nyuma yuko bavuye Nyagatare, buri muhanzi yigambye ko ariwe watsinze. Umuyobozi wa 155 AM ese yandika ko inkoko iri iwabo ishonda umukara. Icyo gihe byasaga nkaho yemeje ko bemeye intsinzwi umuhanzi The Ben yaberetse munsi y'ikirenge. Muri after party Nyagatare batereranye Bruce Melody, birangira yise ataha aciye akanya gato nubwo yarananiwe, ariko habayeho n'akantu ko kwirengagizwa. Mu karere ka Bugesera Bruce Melody yakoze neza, ariko nyuma y'amashusho yo muri after party yagiye hanze, Coach Gaël na The Ben barimo basangira bishimye. Mu gihe ayo mashusho naho Bruce Melody agaragaramo, No Puja, uyu nazwi mu myidagaduro y'u Rwanda ushyigikiye umuhanzi The Ben, yafashe Instagram yarandika ati: "Team ya The Ben turifuza umuvandimwe nka Coach Gaël uko ni umuryango wacu. Nubwo dusanzwe tubizi ko Coach Gaël akunda cyane Tiger, aje twamwakira uko n'ubundi ni uwacu." Ni ubutumwa Coach Gaël yahise akora riposti. Ubundi impande zombi ziri kurwana no kubaka ndetse no kubungabunga brand ya buri muhanzi no kumugaragaza ko ari we gitangaza. Nyuma ko Coach yari amaze gukora riposte, Bruce Melody nawe yahise ajya kuri Instagram arandika ati: "Coach nawe akeneye Coach." Icyo nakwizeza nuko muri kwezi kwa karindwi hazaba harimo amakuru menshi kandi ashamikiye kuri aba bahanzi bakuru: The Ben, Bruce Melody, Coach Gaël ndetse n'abandi babari hafi. Subscribe kuri Rwanda Live.